Mbanje kubasuhuza inshuti z'Imana mukurikiye ibyahishuwe Media TV, amahoro y'Imana n'abe muri mwe. Nitwa Mizero Felix, nkaba ndi umukristo mu itorero rya ADEPR. Uyu mwanya nejejwe cyane mu mutima wanjye n'umwanya Imana impaye wo kongera kuganira namwe ku ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku ntego y'ijambo rero ivuga ngo nuhungira muri Yesu uzabaho no mu bihe bigoye. Aya magambo rero tuyabona mu Itangiriro ibice ni 6, umurongo wa 13 n'uwa 14. Turaza gusimbuka dusome no mu Itangiriro ibice 7, umurongo wa 1. Reka dusome ijambo ry'Imana. Aravuga ngo titire y'amagambo cyangwa se umutwe w'amagambo uravuga ngo Imana itegeka Nowa kubaza inkuge. Imana ibwira Nowa iti iherezo y'abafite umubiri bose rije mu maso yanjye, kuko isi yuzuye urugomo ku bwabo, dore nzabarimburana n'isi. Nuko rero wibarize inkuge mu giti cyitwa goferu, ugabanyemo ibyumba, uyihome ubushishi imbere n'inyuma. 7, ibice 7, umurongo wa 1 aravuga ngo Uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese, kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe. Amen. Dushimiye Imana rero kubwira ijambo iduhaye, kandi mu by'ukuri ni ijambo rikenewe, ni ijambo ryo kubohora, ni ijambo rikiza, ijambo rihindura imitima mu buryo butarondoreka, kuko ijambo ry'Imana riribanza rikaniheruka, kuko ntacyo twarigereranya nacyo uretse kuba mu isi turyita ko ari umutsima utera imbaraga. Iri jambo Imana yabwiye Nowa, iramubwira ngo ubaze inkuge. Imana ibwira Nowa ngo abaze inkuge, cyari igihe abantu bari bamaze kugwiza icyo bita ibyaha mu maso y'Imana, birayirambira. Imana ngo igera aho yicuza icyatumye irema umuntu. Imana irababara, abantu bagwiza ibyaha, abagabo n'abagabo barendana, abagore n'abagore barendana, ibyaha biragwira, ubwicanyi buragwira, ubusambanyi buragwira, abantu bakunda imiya, abantu bishyira hejuru, ibyaha muri rusange biba ibyaha. Imana ngo irababara cyane. Ibwira Nowa rero, kuko ari we yabonaga muri icyo gihe, wageragezaga kuyumvira ndetse wayikoreraga muri icyo gihe, wavugiraga Imana muri iyo minsi, iramwizera. Amubwira ngo nabaze inkuge kugira ngo abantu bayo bazahungiremo, abazemera, abazumva ijambo ryayo bakarikurikiza. Nowa abaza inkuge, arayibaza abantu bamuseka, arayibaza bamukwena. Nowa abaza inkuge. Iyo tuvuze inkuge muri iki gihe tuyigereranya n'agakiza Kristo yaduhaye. Iyo tuvuze inkuge tuyigereranywa no kwinjira muri Yesu, kuyinjiramo, uburyo iyo twinjiye muri Kristo tuba duhunze ibyago, tuba duhunze ibyaha, tuba duhunze ibintu byose byadutandukanyaga n'Imana, tukaba tubaye ibyaremwe gishya. Uyu mwanya rero birakwiriye yuko iyo nkuge umuntu asobanukirwa ibyayo, kugira ngo natwe tumenye aho duhungira, ahari ubuhungiro nyakuri, kandi ubuhungiro buzaturinda no mu bihe bigoye. Imana ibwira Nowa rero, iramubwira ngo nayibaze. Nowa imuha uburyo azabaza iyi nkuge, imubwira ibiti azabazamo, imubwira uburyo bwose azakora. Kandi koko natwe iyo tumaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana iduha inshingano tugenderaho. Iyo tumaze kwakira Kristo nk'umwami n'umukiza, Imana iduha uburyo dukwiriye guhagarara mu gakiza. Bamwe ikabaha impano bakoresha, abandi ikabaha inzira zitandukanye igenda izagendana nabo, izakoranamo nabo, ikabaha ijambo, abandi ikabaha impano z'Umwuka Wera. Ibyo ni ibikorwa bitandukanye bigaragaza
kubahaza inkuge iyo uri muri Kristo Yesu. Rero uba warabaye icyaremwe gishya. Hanyuma Imana iramubwira rero buri kimwe cyose. Igihe kiza kugera Nowa amaze kuzuza iyo nkuge, Imana iramubwira ngo injira mu nkuge n'umuryango wawe wose. Kandi ikindi iramubwira ngo ujye winjiza inyamaswa, ikigabo n'ikigore ndetse n'inyoni, mubwira byose. Igeraho imubwira n'ubyo azajya yinjiza birindwi birindwi, kubera urukundo Imana yari idufitiye. Abantu ntibigeze babyitaho n'icyo gihe. Nowa ageraho arangiza kubyuzuza, Imana ikinga inkuge yayo. Icyo gihe rero byari bikomeye, icyo gihe byari biremereye, abantu bakomeza gukora ibyaha, na n'uwo mwanya batarumva yuko Imana yavuze. Yari yaravuze yuko izagwisha imvura. Noneho icyo gihe abantu, kubera ko hari hamaze igihe kinini imvura itagwa, bakavuga ngo iyo mvura yava he? Iyo mvura n'ubundi yaturuka he? Ariko Imana imaze gukinga inkuge, ako kanya hatangiye kubaho ibitonyanga by'imvura. Abantu batangira kubona ko bya bintu Imana yavuze koko ari ukuri. Ako kanya imvura itangira kugwa, abantu batangira gukwira imishwaro, batangira kubwira Nowa ati dukingurire, dukingurire. Ariko arababwira ati ko Imana yakinze ntakingurane, nta kundi gukingura. Nicyo rero kigereranywa n'uko iyo tumaze kwinjira muri Kristo Yesu tuba duhindutse ibyaremwe bishya. Hari igihe kizabaho rero umuntu atagifite uburyo bwo kwihana ngo akorere Imana. Nicyo gituma rero aya mahirwe twahawe yaje rimwe gusa, kugira ngo dukorere Imana, kugira ngo tuyubahe tunayubahishe. Bibiliya iravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu. Aho rero Imana yaturemeye kugira ngo dukore imirimo myiza muri Kristo Yesu. Ni nayo mpamvu dukwiriye kuguma muri we. Wamara kuguma muri we, Yesu yatubwiye amagambo avuga ngo nimuguma muri njye n'amagambo yanjye akaguma muri mwe, musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Bivuga ngo impamvu babaye muri iyi minsi, impamvu wihebye, impamvu wabuze aho ujya, impamvu wakuriye imishwaro, impamvu warebye hirya no hino ukabona ni ibibazo, ukabona ni intambara, ukabona birakomeye, ukabona naho guhungira hari, nuko aho guhungira nurimo kuhasobanukirwa. Igihe nk'iki rero ndagira ngo mubwire inshuti, mwene data, muvandimwe, mubyeyi, mukristo, nawe uri hirya no hino ukurikiranye iri jambo, ndagira ngo mubwire ngo nta handi ho guhungira uretse muri Kristo Yesu honyine. Iyo dusomye ijambo dusanga mu Bakorino ba mbere ibice 15:19 haravuga ngo niba muri ubu bugingo Kristo ari we wenyine twiringiye, tuba duhindutse abo kugirwa impuhwe kuruta abandi bantu bose. Bivuga ngo ubutabazi dukeneye bw'ibanze buniheruka bukenewe muri Kristo wenyine, kuko Kristo niwe wenyine uzabwira ikibazo akakumva akihutira kugisubiza. Kristo niwe wenyine uzabwira ikibazo agahita akureba n'amaso y'imbabazi, ndetse no mu bihe bigoye akabana nawe. Akenshi tujya twiringira abantu bakadutenguha, tukiringira inshuti zikadutenguha, ndetse abo twumvaga batuba hafi kuruta abandi, abo ngabo ugasanga nibo badutengushye. Ariko Kristo we no mu bihe bigoye atuba hafi, mu bihe by'ubukire n'ubukene atuba hafi, mu bihe byose aba ari bugufi bwacu. Niyo dupfuye Kristo abana natwe, no mu rupfu agendana natwe. Mu gihe abandi bo iyo upfuye twese baturenzaho itaka, ariko Imana ishimwe yuko yo yatanze umwana wayo kubw'urukundo idukunda akaza akadupfira. Turi mu rugendo rero rukomeye cyane rwo kugira ngo duhungire kuri Kristo kugira ngo tubone ubugingo. Turi mu rugendo rukomeye rwo guhungira muri we kugira ngo twunguke ibindi bintu tutabonera mu isi. Hari ibintu byinshi, hari amahirwe tutabonera mu isi, hari ubuzima tutabonera mu isi, ariko nuhungira muri Kristo mwene data uzabona amahirwe utabonye, uzabona ubuzima utabonye, uzabona ibyiringiro n'ibyishimo utabonye. Imana ishimwe. Mwakire ijambo ry'Imana dusenge.
Mana yacu tugushimiye kubw'ijambo ryawe ryiza ribohora imitima rigakiza, kandi tugushimiye ko ukomeje kubana natwe, tugushimiye ko ukomeje kuturinda no kuturindira igihugu cy'u Rwanda, tugushimiye ko ukomeje kudufasha no kuba mu ruhande rwacu, ukomeze kutugirira neza no kwita ku bawe, kwita ku gihugu cy'u Rwanda, n'abumvira ijambo bose barengerwe nawe bakizwe nawe mu izina rya Yesu, amen.